nongeye kubasuhuza kandi mbishimira mbahaye ikaze mu gitaramo nk'uko bisanzwe ni Sanze Eleda. Ndizera mumeze neza. Nagarutse rero nk'uko tumaze kubimenyera, nagarutse ngo dutarame, twige, duhugurane ku bijyanye n'amagambo y'Imana dusoma mu gitabo cyayo Bibiliya, ndetse twiyibutse ndetse turuhure, tugorore n'imihogo, turirimbe, dutaramira Imana, hanyuma tunezerwe kurenzaho. Muraho, ndabashubuje cyane. Ndizera aho muri muherereye hose mumeze neza, mushima Imana. Ushobora kuba utameze neza, ushobora kuba ufite ibibazo bitandukanye, ariko wowe wagize amahirwe yo kuramuka, wowe wagize amahirwe ukaba uhumeka, wowe wagize amahirwe ukaba wiriwe umeze neza, wowe wagize amahirwe yo kuba ufite umwanya wo kunyumva, rwose reka dufate umwanya dushima Imana kandi tunezerwe. Nongeye kubashimira rero kandi mbahaye ikaze muri iki gitaramo kitarambirana, kandi nizera ko hari icyo twungukiramo, kandi ndizera ko atari imfabusa. Biba bimeze bite? Ni akanya gatoya tuba tubonye, ariko ni akanya keza katuruhura mu mutwe, kakaturuhura mu bwonko, kakaturuhura mu mubiri, tukumva tuguwe neza. Reka rero twifatanye kandi mwebwe mwemeye cyangwa se mbashimire nanone mwebwe mu mwanya tukabana mukankurikira, hanyuma tugataramana, mukampa igihe cyanyu, ijuru rijye ribampera umugisha. Nizere ko rero mwamaze gutera agatebe nkuko bisanzwe, kugira ngo turusheho kwigana no guhugurana kuri aya magambo, dutarame, turirimbe, dusingize Imana iba yaduhaye n'uyu mwanya. Erega hari abaryamye, hari abari kwa muganga, hari abari mu mago yabo, hari abatishimye, hari abafite ibibazo bitandukanye, hari umuntu utari muri kondisiyo nziza cyangwa se utari mu buzima bunezerewe, ko navuga, ufite ibibazo bitandukanye, kubera ko turi mu isi kandi iturushya, isi ituvuna, isi iducangamura, isi ituzunguza, ikadukubita hirya no hino, ibintu bikaba uko utari ubyiteze, ibintu bikakubana uko utabitekerezaga, ugapanga uyu munsi ariko bikaza uko utari wabishatse. Kubera ko turi mu isi rero iteye uko nguko y'icyaha, dusabwa kumenya kubana n'ishobora byose, mugenga w'ibihe byose, tukabana nawe kandi tukamenya kumwishingikirizaho, kuko nibwo tuzagubwa neza, nibwo tuzumva tuguwe neza, nibwo tuzumva tunezerewe mu buryo bwose bushoboka. Ibihe byose tukabicamo kandi tukabicamo twemye kubera Imana. Bushize twari dufite umutumirwa, ariko uyu munsi byabaye ngombwa ko ari njye ugaruka tugataramana. Mbijeje ko ubutaha nzakomeza kubishyiramo imbaraga kandi bikajya bigenda neza, bikaryoha, bikarushaho kutunogera. Uyu mwanya rero amagambo nateguye tuza kwifashisha ni amagambo ari mu gitabo cyo Kuva ku gice cyaho cya 2, umurongo waho wa 23 kugeza ku murongo waho wa 24. Haravuga ngo, hashize iminsi myinshi umwami wa Egiputa aratanga, Abisirayeli banihishwa n'uburetwa babakoresha, barataka, gutaka batakishwa n'uburetwa kurazamuka kugera ku Mana. Imana yumva umuniho wabo, yibuka isezerano ryayo yasezeranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Imana ireba Abisirayeli, imenya uko bameze. Abisirayeli bagize gutaka batakishwa n'uburetwa bari babayemo mu gihugu cy'Egiputa. Abantu basomye Bibiliya, amateka y'Abisirayeli ndizera ko muyazi neza kundusha, mufite n'ubusobanuro bwinshi n'amakuru arambuye kuri bo, ariko uko tubyumva ndetse n'uko tubisanga muri Bibiliya, tuzi ko ari ubwoko bw'Imana, ariko bwabaye cyangwa se bwageze igihe baba muri Egiputa, babayeho nabi mu gihe cy'uburetwa cyangwa se mu bukoroni, bakubitwa, bakoreshwa imirimo y'agahato. Ariko igihe kiragera gutaka kwabo kuza kugera ku Uwiteka arabumva, hanyuma yibuka isezerano yagiranye nabo.
imaze kumenya cyangwa se imaze kwibuka isezerano yagiranye nabo n'abasekuruza b'Aburahamu, irabumva yumva uko bameze. Reka muri uyu mwanya cyangwa se muri uyu mugoroba Imana yumve guteka kwa buri muntu wese. Reka Imana yumve gutaka k'umuntu wese uzi imbere yayo. Dufite byinshi bidutera gutaka, dufite byinshi biducangamura, dufite byinshi bituma tuniha, dufite byinshi bitugoye kandi bitunanije. Ariko muri uyu mwanya dufite kumva cyangwa se no gusobanukirwa tukamenya icyo Imana idushakaho. Tuzi imbere yayo kandi tuzi imbere yayo tunezerewe, twishimye, turuhuka cyangwa se twumva ko uwo tugiye kubwira aduteza amatwi kandi aratwumva. Reka ijuru rimanukire cyangwa se rihenge ku musaya ritwumve. Wowe unyumva, wowe nkurikiye, wowe turi kuganira kuri aya magambo, ugire kwizera, wumve ko igihe cyawe kigeze, igihe ubaye mu buretwa, igihe ubaye mu kigeragezo, igihe ubaye mu bintu byinshi bikubujije amahoro, igihe ubaye mu butayu, ni igihe kinini. Ariko igihe kirageze ngo Uwiteka tumusabe yumve gusenga kwacu, tumusabe yumve gutakwa kwa buri muntu wese, kandi tuzi ko ari Imana yumva kandi igira neza. Ni Imana yumva kandi igakora. Iyo tuyizeye byanga bikunda iratwumva. Reka mbasabire kugira ngo buri muntu wese aho ari yumve ko Uwiteka amuteze amatwi kandi yiteguye kumwumva. Nicyo nabasabira, nanjye nisabira, kugira ngo igihe cyose tugiye imbere y'Imana, tujye imbere yayo kandi twizeye yuko igihe cyacu cyageze kugira ngo dusubizwe. Tugire uko kwizera kandi tugire ibyo byiringiro byuzuye. Nibyo nabasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu, amen. Tukaba tugiye gukoresha indirimbo ya 38 mu gitabo cyo guhimbaza Imana cy'Abadventiste tugira. Ndizera ko mwamaze kubona ibitabo hafi. Indirimbo ivuga ngo unambe ku Mana. Unambe ku Mana, indirimbo ya 38. Reka nsabe Iva dufashe, hanyuma turirimbe, dutarame, dushime Imana iba yadutije n'uyu mwuka. Kuko n'uyu mwuka ni uw'agaciro, tugomba kubizirikana kandi tukabigira iby'agaciro gakomeye. Unambe ku Mana nuyimbure, bona nuterwa n'impagarara, uzagarukirwa na rutare iyo tugoswe n'ibyaha. Dukomerere kuri Kristo rutare, niwe rutare twisunga. Nitwihangana tuzaba amahoro, tugeze imbere y'Imana. Umbira ukuri, jya wihangana, komeza ubutwariro kwizera, rutaraduha kuganziriza muri iyi si y'ingomero. Dukomerere kuri Kristo rutare, niwe rutare twisunga. Nitwihangana tuzaba amahoro, tugeze imbere y'Imana. Nambira ukuri birakwiriye, we kurambirwa uzagororerwa. Rutare ni uduha amahoro, tumaze gutsinda ibyago. Dukomerere kuri Kristo rutare, niwe rutare twisunga. Nitwihangana tuzaba amahoro,
turambe ku Mana, nidukomerera kuri Yesu rutare rutajegajega byanga byakunda tuzaba amahoro. Indi ndirimbo nateguye ni indirimbo ya 39 ivuga ngo nkomeze nje niringira. Nkomeze nje niringira ni indirimbo ya 39. Ndumva ijwi ntazi ubwoko bwaryo na kategori yaryo, ariko nyine muri ihangana agafuzo kabonetse. Indirimbo ya 39 nkomeze nje niringira. Nkomeze nje niringira amaraso y'umukiza. Nkomeze nje niringira amaraso y'umukiza, sinagira undi nigana keretse Yesu wenyine. Nikomeze ku rutare n'ahandi n'umusenyi, n'ahandi n'umusenyi. Umwijima n'umumisha niringiye imbabazi ze. Mu makuba no mu byago ntagira ubwanzibukira. Nikomeze ku rutare n'ahandi n'umusenyi, n'ahandi n'umusenyi. Mbonezwa n'amaraso ye amakumukurikira. Niyo nababaye rwose aramfasha ngakomera. Nikomeze ku rutare n'ahandi n'umusenyi, n'ahandi n'umusenyi. Naza kwijwi ryikondera azasanga mwiteguye. Nambaye gukiranuka nta nenge nzaba ngifite. Nikomeze ku rutare n'ahandi n'umusenyi, n'ahandi n'umusenyi. Twikomeze ku rutare, ahandi hose n'umusenyi. Tugire kwizera rero no kwiringira Imana izabana natwe. Mwakoze kubana nanjye nk'uko bisanzwe, mwari kumwe nanjye Sanze Eleda, naho utaha kuwa nyuma isabato utaha. Mugire umugoroba mwiza w'isabato. Bye bye, ndabakunda cyane.